nongeye kwasuhuza abakunzi bakurikira ibiganiro byacu no ku Nzi TV, nongeye kwasuhuza muri hose, abari mu Rwanda ndabasuhuje, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndabasuhuje, mbifuje ikaze mu kiganiro cyacu. Twibutsa ko ikiganiro ari ukuri bahishwe kandi abageze ni ku Nzi TV. Imana y'amahoro rero iguhe umugisha. Wowe kanzi subscribe kugira ngo ubone video zacu ndetse n'ibiganiro byacu, wowe ibitekerezo muri commentaire. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Uyu munsi tugukira ikiganiro tugiye kuganiraho ku ngingo y'ibijyanye n'amadini. Akenshi tuvuze amadini, abantu bamwibwira ko turwanya amadini ariko siko bimeze, kuko twifuza ko abantu bamenye ukuri bakamenya ukaba batura, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Ayo ni amagambo Pilato yabujije Yesu aravuga ngo nimenye ukuri kuzaba batura. Ariko Pilato abaza Yesu ngo ukuri ni iki? Yesu aravuga ngo ukuri ni ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana ryonyine ryo ribasha kwatura umuntu mu binyoma ndetse no mu buryo kugira ngo abashe kurokora ubugingo bwe. Reka dusenge Imana twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo Imana ibane natwe. Turagushimira Uwiteka Mana nziza, tugushimiye ko waturinze uyu munsi kandi waturinze ibyo byose bitambutse, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko uduha umwanya nk'uyu ugana ku ijambo ryawe. Dusanze twinyaga umwuka wadushoboze mu kiganiro kandi imbaraga zawe zitwikire. Abantu bazabona iki kiganiro, abari mu Rwanda, abari hanze yacyo, igihe cyose bazakibonera bazagira icyo babunguka mu ijambo ryawe, kandi ukomeze kubahumura amaso bave mu kinyoma byo mu kuri, ariko ijambo ryawe zineze byose turakoze. Amen. Rero inshuti zacu ko mwamwishe muri introduction y'ikiganiro, turaganira ku madini. Muri iyi minsi abantu benshi basa nk'aho bazinutswe amadini kubera akavuyo cyangwa se akajagari gagiye gatandukanye kabonetse mu madini agiye atandukanye. Ugira icyo ukumva idini rimwe ryigisha ibyaryo, irindi rivuga ibyaryo, kandi ukumva yose akubwira yuko ari Imana yayatumye. Umuntu agira akava mu idini runaka muri ama mega churches, aya madini manini tuzi cyane cyane ay'ububyutse ya Gipantekote cyangwa se ya Giprotestant, akava muri iryo dini agashinga irindi ku ruhande, kandi avuga ngo ni Imana imuhamagariye kwagura umurimo. Ukibaza aho yari ariho ntabwo byakorwaga neza. Ariko uyu munsi tuza kurebera hamwe niye mpamvu Satani yashinze amadini. Ubwo nyine ninjiye mu kiganiro nyirizina, bivuze ko amadini yose yashinzwe na Satani. Tuza kureba impamvu yabikoze. Hanyuma muri iyi minsi hari inyigisho zitwa inyigisho zijyanye n'ikinyejana cya 21 cyane cyane mu madini, mu kintu bita amadini ahuriye hamwe. Amadini ahuriye hamwe ni nk'icyo bita inclusiveness rero, cyangwa se uburyo amadini yose ahurizwa hamwe mu kintu cyitwa ko basenga Imana imwe. Ariko uyu munsi tuza kurebera hamwe, ese koko amadini yose asenga Imana imwe? Titre y'ikiganiro avuga ngo ese amadini yose ni inzira koko ijyana abantu mu ijuru? Hari amadini menshi afite inkomoko zigiye zitandukanye. Amwe akomoka ku bakurambere gakondo b'ibihugu runaka, andi akomoka ku bantu runaka bagiye bayishingira, ariko aba bose bafite inspiration ya kidayimoni. Ntabwo ntukanye kubera yuko iyo tubonye ibintu bikorerwa mu madini bihabanye cyane n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muri inclusiveness cyangwa muri uburyo bwo guhuza amadini hamwe, hari inyigisho y'ikinyoma yaje cyangwa se yadutse. Uretse ko amwe mu madini yagiye yikura muri icyo kintu cy'ikigare, wenda nk'idini ry'abahamya ba Yehova bo ntabwo bemera kugendana n'andi madini, basa bafite imyemerere yabo yihariye ku ruhande, kimwe n'abayisilamu. Ariko nyine ku ruhande rumwe, icyita rusange aya madini ahuriraho ni uko ngasenga Imana imwe. Icyo kintu yose ahuriraho. Ikindi kintu gikomeye uzasanga gitera abantu urujijo, ni uko buri dini rifite umuntu ryakwita nk'aho ari umucunguzi, cyangwa se nk'umucunguzi wabo, cyangwa se nk'umumesiya wabo. Wenda muri ubwo buryo uzasanga muri Hinduism, mu myizerere y'abahindu bafite umukurambere bizereramo, ariwe bita bafite Imana, ikigirwamana cyitwa ngo ni Krishna. Nako uwo Krishna asa nk'umukurambere wabo, basa nk'aho bafite nka mesiya wabo cyangwa umucunguzi wabo. Iyo mu idini y'abahinde yitwa ngo ni Hinduism. Ababuddhiste bafite idini ryitwa Buddhisme, bafite umukurambere bafata nk'aho ari umucunguzi wabo witwa Buddha. Mu cyo twita Christianity cyangwa se imyizerere ya gikirisitu, aho iva yose ikagera, ifite umucunguzi wabo bita Yesu Kristo, cyangwa se Yesu Kristo. Ibyo muri Islam bafite umucunguzi wabo bita Muhammad, n'ayandi agiye kurondorera aha ngaha. Ibi rero bituma abantu bamwe bagwa mu rujijo, bakibaza ngo ko twumva aba n'aba bigisha ibyabo, tukumva n'aba bari kwigisha ibyabo, ubwo uvuga ukuri ni uwuhe?
bigatuma urwo rujijo rutuma abantu bamwe bafata umwanzuro wo kutagira amadini bayoboka cyangwa se bajyamo kubera yuko babuze amahitamo. Ikindi kintu gikomeye aya madini ahurizaho ni uko buri dini ryigisha abayoboke baryo ko hari igihe kimwe uyu muntu bafata nk'umucunguzi w'abazaza ngo kandi akaza gucungura isi. Ubu tuvugana Abayisilamu bategereje ko Muhammad azaza gucungura isi. Abo mu idini rya Gikristo bizeye ko ngo Yesu Kristo azaza gucungura isi. Abo muri Judaism, idini rya Kiyahudi gakondo, bizeye ko hari Mesiya bategereje. Twabiganiraho ntabwo ntibisubiremo cyane, n'abandi. Bigatuma noneho abayoboke cyangwa se abantu basanzwe bagwa mu rujijo bakibaza ngo mu by'ukuri ni irihe dini rivugisha ukuri? Ese koko amadini yose ni inzira ijyana abantu mu ijuru? Kangoke ku nyigisho imwe umubishop mu Rwanda yigeze kuvuga, simuvuga izina, mwumvishaka video katrendinze kuri social media, ubwo uyu mu apostle ni apotre docteur, ntabwo mvuga izina rye, yavuze ngo yigishije inyigisho imwe mu idini rye avuga ko Imana izacira abantu urubanza bitewe n'uburyo wubahirije amategeko mu idini wari urimo. Bivuze ngo niba amategeko ya Kisilamu uyakurikiza neza, ukajya usenga gatanu ku munsi, ukiyiriza ubusa mu gihe cya Ramadhan, ugatanga zakati, ugakora ibikorwa by'urukundo, ukajya Maka, ukubahiriza gatanu, gusenga za nshuro 5 ku munsi, ngo ubwo umuntu Imana izamucira urubanza bigendeye ku buryo yubahirije amategeko yo muri iryo dini. Ubwo n'ahandi hari uko bagiye babyigisha. Ariko se mu by'ukuri niko Imana izaca urubanza? Uyu munsi turebe ijambo ry'Imana. Hari ijambo riri muri Yohana 14, reka tuharebe. Ubutumwa bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Sinshaka ikiganiro kiza kuba kirekire cyane, ibice 14. Reka turebe ayo magambo. Haravuga ngo turebe Yohana 14 umurongo wa mbere. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyo abadahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kuko ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Hanyuma dukomeje yavuga gatoya, 6, Yesu arababwira ati ni nge nzira. Yesu aramubwira ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Aya magambo Yesu yavuze yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ubwo haba hari ubundi buryo umuntu yakoresha kugira ngo agere ku Mana? Kuko hari amadini agiye ashyiraho ubundi buryo. Ugasanga Abayisilamu baravuze bati twebwe umuntu ugasenga ngo yubahe n'intumwacu Muhammad ndetse akurikiza amategeko ya Kisilamu, uwo muntu rwose ntago ari mu nzira y'ukuri. Twabonye Abadiventiste bigisha ibijyanye n'isabato bakavuga bati umuntu wese utubahiriza isabato nk'umunsi wera w'Imana, uwo muntu rwose azarimbuka. Twabonye abarokore bavuga bati rwose umuntu utaza ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, uwo muntu rwose azarimbuka. Twabonye umuntu amadini amwe nka Kiliziya Gatolika ivuga iti nta yindi nzira, tugomba guca ku mubyeyi Bikira Mariya, ni nyina wa Yezu, akadusabira ku Mana, akaduhakirwa. Ubwo umuntu usuzugura umubyeyi Bikira Mariya azarimbuka. Bigatuma abantu bamwe rero bagwa muri rwa rujijo ryo babwira tugitangira mu iki kiganiro, bakibaza bati ni irihe dini ry'ukuri? Ese koko amadini yose ni inzira koko ijyana abantu mu ijuru? Muri Katolike umudiventiste amubwira ibyo, uri mu Badiventiste umuyisilamu amubwira ibyo, nagiye ntangiye ku madini runaka ndahari n'abandi bavuga ibindi. Ariko ukibaza uru rujijo ruzavaho gute? Uyu munsi rero tuza kureba ngo ubundi mu by'ukuri ni icyo umuntu yakora. Muri iyi minsi rero hari inyigisho zijyanye n'icyo bita New Age. New Age ni igihe gishya twagezemo, babyita ubuganashya mu Kinyarwanda. Ubuganashya, New Age, ni periode yavuzwe yanditsweho n'igitabo mu gitabo cy'umugore witwa Alice Bailey, nabyo twabuganiyeho. Ni umugirwakazi wa Satani wanditse ibitabo byinshi, aho yashinze icapiro ry'ibitabo rikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aryita Lucis Trust. Lucis bivuga Lucifer mu Kilatini. Lucis Trust ni ukujijisha, ni capiro nyine ibitabo bya Satani birumvikana. Yanditse rero ibitabo byinshi aba ku cyumta New Age, aho mu minsi y'imperuka imyizerere izahurizwa hamwe kugira ngo abantu barusheho kuzarimbukira rimwe mu gihiriri.
Yesu bivuze haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ryagutse ni inzira ngari kandi y'abantu kurimbuka. Bivuze ngo rero iyo nzira y'igihiri icamo abantu benshi kuko byose biremewe, afite freedom, ariko inzira yitwa irembo rifunganye icamo abantu bake. Abantu bakeya niyo bitwa itorero. Itorero nabyo ko ari abantu bose bakiriye Kristo bakamwemera nk'umwami n'umukiza, hanyuma bakwiza amategeko ye. Hanyuma ko Yesu avuze ngo inzira n'ubugingo ntawe ujya kwa Data atamujyanye, ubwo andi madini bigisha byaba ari ibinyoma, ntabwo byaba ari ukuri. Reka turebe muri Matayo. Hari igikorwa gikomeye cyabaye Yesu amaze kuzuka, dore ko tuno minsi kwitegura Pasika. Hari igikorwa cyabaye Matayo 28:18. Yesu amaze kuzuka yavuze amagambo akomeye, amagambo y'ubuhanuzi, amagambo areba abakristo, amagambo areba umuntu wese wabuze icyo yakora, wabuze umwanzuro yafata, ngiyi nzira ya nyayo. Matayo 28 umurongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko Yesu arababwira ati, nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ukarahagije nako nashakaga. Ukomeze hepfo mbe misiyo yabahaye, mugende mwigisha amahanga yose ubutumwa bwiza, uzemera uzamubatize. Ubu butware Yesu yahawe amaze kuzuka nuko Imana yamwegura ibintu byose. Bivuze ngo nta bundi buryo wabona ngo uzagere ku Mana udaciye kuri Yesu. Nta yindi nzira wanyuramo ngo uzagere ku Mana udaciye kuri Yesu. Wabyanga wabyemera, yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Igihe kimwe yakijije umuntu wari umugaye, ariko biri kumukiza aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Bituma abayuda bajya impaka mu mitima yabo, baravuga batese uyu muntu ndamuhaye ububasha bwo kubarira abantu ibyaha. Ariko Yesu avuga ngo wowe ntabwo uzi icyo uvuze. Umwana w'umuntu afite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha. Iki gihe rero yatabwa ubutware n'ububasha bwose. Ubu rero yahawe ubutware kandi ngo bwose mu ijuru no mu isi. Bivuze ki rero nta bundi buryo wakoresha, nta yindi nzira wacira wanyuramo, nta kandi kantu wakwihimbira ku ruhande k'agakirigeshwa ngo uvuge uti reka dushyiraho kandi kano kantu. Iyi nzira ni imwe yonyine gusa, ni ukwakira Kristo ukamwemera akamwami n'umukiza, kuko niwe wenyine gusa wapfiriye abantu bose kugira ngo babashe kubarirwa ibyaha byabo. Ndi gusoza ntabwo ndi butindike muri kiganiro. Turebe Abatesaloniki nako Abakolosayi, mpambabarira. Turebe Abakolosayi igice cyaho cya mbere umurongo wa 14. Nta bundi buryo kwa Muhamadi ntibikora, kwa Bikira Mariya ntabwo bikora, nta bundi buryo. Dusome 14 Abakolosayi igice cya mbere. Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Nta bundi buryo. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubarirwa ibyaha byacu. Ni nawe ishusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ari mu byose byaremewe, n'ibyo ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi rero niwe byaremewe. Niwe wabiremye byose kandi niwe byagize gute byaremewe. Rero Yesu afite ubutware ku kintu cyose, afite ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Hanyuma amadini Satani yashinga yagira ngo ateze urujijo abantu bahera mu gihirahiro ndetse no mu rungabangabo, kugira ngo bizarangire barimbutse batamenye ukuri. Ariko ukuri nta kundi ni ijambo ry'Imana, nta handi wabikwepera. Abantu bamwe bagerageza gupfobya Bibiliya, bakavuga ngo ni iki cyerekana ko Bibiliya yaba ari ijambo ry'Imana. Hari ubuhanuzi bwinshi Bibiliya ivugaho ihanura kandi bwagiye busohora, nko kurindwa kwa Yerusalemu. Yesu yabivuzeho mu gihe akiri mu isi, avuga ko Yerusalemu izarimbuka kandi nta tuzasigara hagiritse kurindi. Ibyo byarabaye mwaka 70 nyuma ya Yesu. Umwami wa Roma Titus araza arahagota araharimbura kandi ahahindura umuyonga. Kuva uwo munsi Isiraheli irasirangana ku ikarita y'isi, Palestine irahawokipa. Uyu munsi hari umusigiti ahahoze urwo rusengero, hari wa musigiti twaganiriyeho gatatu mu bunini ku isi witwa Masjid al-Aqsa. Rero Bibiliya ni kwizera. Ibi byose ivuga ni ukuri, ijambo ry'Imana, inspiration y'Imana, kandi ibyinshi byagiye bisohora n'ibindi twizeye ko bizagira gute bizasohora. Bibiliya hano ko Yesu azavuka, Yesu azamwise avuka kandi acungura umuntu asubira mu ijuru. Rero wowe udukurikiye uve mu rujijo, ijambo ry'Imana Bibiliya ni ryonyine kuri ko kuyobora, naho amagambo y'abanyamadini yose n'iyisho zabo ni ibinyoma gusa. Tujye gusenga Imana, ntabwo turi butinde. Nagira ngo mbaburire mbabwire yuko
nta dini ry'ukuri ribaho, ntaryo, ahubwo amadini yose ni umurimo wa Satani agamije kuyobya, kurindagiza abantu no kubarimbuza. Bivuze iki? Wowe fata umwanya wawe, Bibiliya zirahari, usome Bibiliya, Umwuka Wera agusange, usenge Imana Bibiliya, Imana iguhe Umwuka Wera kugusobanurira, kuko Bibiliya twabonye ko ushaka kuyisobanura ntuyumve, ndetse Bibiliya ikoreshwa mu buryo butatu. Hari abantu bayikoresha mu buryo bwa gipfumu mu mitongero kandi birakora, hari abayikoresha hari asoma Bibiliya nkaho ari igitabo cy'amateka, agasoma inkuru z'Abisiraheli, ukuntu bambutse inyanja itukura, buriya bwami bwa Daniel yahanuye, ni histoire twarize mu ishuri, uburyo ubwami bwakurikiranye ku isi, n'ibindi. Hari ushaka gusoma Bible rero ikayisoma ikamera nk'ikinyamakuru kikubwira amateka gusa. Ariko hari ubundi buryo bwa gatatu, aho usoma Bibiliya ugasobanurirwa n'Umwuka Wera wayanditse icyo wasomaga icyo ari cyo. Mwibuke ya nkone yavaga Yerusalemu gusenga iri mu igare isoma umuzingo wa Yesaya, ariko ntiyumve ibyo ari gusoma, agasoma ngo yajyanywe ngo nk'intama bagiye kubaga, akibaza uwo muntu ninde. Nibwo Umwuka Wera abwiye Filipo umwigishwa, irukanka ugere kuri iriya nkone y'umunyetiyopiya uyisobanurire iby'irimo irasoma, ntabwo iri kubyumva. Rero wowe udukurikiye, fata umwanya wo gusenga, uhamagara Imana, uyibwire ngo ntabwo ndi kumva ibyo ndi gusoma, Umwuka Wera asobanurire. Umwuka Wera azagusanga usobanurire. Hanyuma ntabwo abantu bose bazajya mu ijuru ari uko baciye mu idini, oya. Ku musaraba cya gisambo se hari idini cyari cyaraciyemo, ntabwo kize kibatezwa se, ariko cyizeye Yesu uwo mwanya. Yesu arakibwira ati uyu munsi turabana muri paradizo. Rero dukurikiye ni wowe ufata umwanya ukinginga Imana ikagusobanurira ibyo uri gusoma, ugasoma Bibiliya ukigisha ku giti cyawe, hanyuma Umwuka Wera nabona uwo muhate n'uwo mutima azaza gufasha kandi agusobanurire. Reka dusoreze ikiganiro aha ngaha, ndabashimiye ko mwankurikiye kandi mujya mukurikira ibiganiro byanjye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka nanone ko tubanye muri iki kiganiro, tugushimiye ko dushoboje kugikora, tugushimiye ko waduhaye Kristo akemera kuza mu isi akaducumuza amaraso ye, akamena amaraso ku bw'abanyabyaha bose batuye mu isi. Nta yindi nzira rero umuntu yanyuramo abashe kugira mu bwami bwawe uretse guca kuri Kristo. Nubwo Satani yagiye ashyiraho amadini kugira ngo abashe kuyobya no kujijisha abantu, ariko nta bundi buryo, ni we Kristo nzira n'ukuri n'ubugingo. Turasenze ngo abantu bose bakuri iki kiganiro uzabigishe, bazakibone kandi babonemo ijambo ryawe ribahumura, bahumuka amaso, Umwuka Wera bashoboze bafite umwanzuro, bave mu bujiji no mu buyobe, bagukurikiye no gutanga ubugingo. Urakoze ko natwe mu kiganiro, mu izina rya Yesu, amen.